turabashuhuje mwese abakunzi b'urubuga Injyana mu byiza. Njyewe wasuhuza nitwa Ndimurwayo Jean Bosco, nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'iterambere ry'umuco. Ikiganiro nise dusegasire umuco wacu kuva mu ntangiriro. Iki kiganiro kijyanye n'umuco ni kijyanye n'intego ya kabiri y'urubuga Injyana mu byiza, aho urubuga rugamije guteza imbere umuco mwiza. Turebye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryasohotse mu igazeti idasanzwe kuwa 4/8/2023 mu ngingo ya 11 rigaragaza ko umuco nyarwanda ari wo ugomba gushingirwaho mu kwishakamo ibisubizo mu iterambere. Niwo ugomba guherwaho, niwo ugomba kurebwa mu gukemura ibibazo byose cyane cyane bijyanye n'iterambere. Muri iki kiganiro rero turashingira gusa ku ntangiriro y'imbaga y'abanyarwanda, y'imbaga y'abantu, nk'uko nanone biteganywa n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umuryango ari wo muzi kamere y'imbaga y'abantu, ukaba utangira ugizwe n'umugabo n'umugore kandi ukaba ugomba kurengerwa na leta. Ni uwo muryango rero cyane cyane utangira ari umugabo n'umugore niwo turi buze kuvugaho. Nanone mu kuvuga mu ntangiriro y'umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, turavuga gusa ku mihango ibanziriza ugushingwa kwa nyirizina k'urugo. Ni imihango ijyanye no kurambagiza, gufata irembo, gusaba, gukwa no gutebutsa. Tuzi neza ko iyo gutebutsa bibaye, ubwo noneho ubukwe nyirizina gushyingirwa biba bigiye kubaho. Turaza kwitsa cyane ku ndangagaciro zari mu gukora iyo mihango. Iyo mihango igihe yakorwagamo n'uburyo yakorwagamo byatangaga izihe ndangagaciro. Izo ndangagaciro nazo turi burebe, ese uyu munsi iyo abantu batabikoze uko mu gihe cyangwa se uko byakorwaga, baba bahombye iki? Nanone kandi tukareba se ni izihe mbogamizi zituma muri rusange uko byakorwaga uyu munsi bishobora kuba bigoye ko byakorwa gutyo, cyangwa se hari naho wenda twasanga bitanashoboka. Iki nanone tukareba ese ni ibihe bitekerezo by'ibyakorwaga, cyabaga kirimo mu ndangagaciro zabaga zirimo, ni gute zahuzwa noneho n'igihe uyu munsi turimo. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha cyane cyane ibitekerezo byavomwe mu nyandiko yateguwe n'inteko y'ururimi n'umuco, cyane cyane inyandiko yitwa ubukwe bwa kinyarwanda yasohotse mu mwaka wa 2018. Reka duhere ku cyatangiraga cyangwa se kumenyana kw'imiryango. Kumenyana kw'imiryango rero, imiryango yombi yabifashwagamo n'uwo bitaga cyangwa se bita umuranga. Umuranga akaba ari wahuzaga umuryango w'umugabo umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa. Duhereye rero kuri iriya nyandiko nanone, ni uko bigaragara ko umuranga yari umuntu kuko wahuzaga imiryango yombi. Iyo miryango akayihuza igashyikirana, ikaganira, igatangira kumenyana. Gutyo noneho yamara kumenyana, n'umuhungu n'umukobwa nabo bakaba bashobora noneho kuba nabo bahura bakamenyana mbese bagatangira muri rusange gahunda z'ubukwe.
ibi ngibi uyu munsi usanga bifite imbogamizi kuko akenshi umuhungu n'umukobwa barihurira usanga umuranga nk'uriya twabonye asigaye hake, ahubwo uruhare rwe rwasimbuwe cyane cyane nko kuba nk'iminsi mikuru umukobwa n'umuhungu bashobora guhuriramo, bigasimburwa nk'ibirori nk'ibirori kwizihiza amavuko, isabukuru z'amavuko n'ibindi, ndetse hariho no guhurira noneho ku mbuga nkoranyambaga nk'izi ngizi ziba kuri murandasi, zaba za WhatsApp, za Facebook, za Instagram n'izindi zitandukanye, bashobora kuzihuriraho bikaba byaba bibaye nk'umuhuza. Gusa icyo twavuga ni uko uyu muhuza wa none, uyu muhuza ugizwe no guhuzwa n'ibirori, guhuzwa n'akazi, guhuzwa n'amashuri, guhuzwa n'imbuga nkoranyambaga n'ibindi, nibyo koko ahuza umuhungu n'umukobwa, ariko afite intege nke mu guhuza imiryango, kuko wa muhungu n'umukobwa bo baramenyana, ndetse bakaba barahita banatangira ibintu bikagera kure, kandi imiryango yo nta kintu iramenya. Niyo mpamvu rero urebye hari icyakorwa ahangaha, cyane cyane ko mu muco wacu hateganyaga umuhango ukomeye cyane witwa gufata irembo. Gufata irembo ni uriya muhango wo gufata irembo, aho umuryango w'umuhungu uhaguruka ukajya mu muryango w'umukobwa, bakamenyana, bakaganira ku cyifuzo gihari cy'abana babo, bakaba noneho batangira kugira ibyo bagenda bumvikanaho, cyangwa se bareba ko nta nzitizi zihari zatuma iyo miryango yombi itahana abageni. Kuko birashoboka ko abana bashobora kuba barahuriye ku mashuri cyangwa ku kazi, ariko bakaba wenda umwe ari mushiki wundi. Umubyeyi ashobora kuba abizi ariko abana bo batabizi. Icyo gihe rero iyo baramutse bashoboye gukomeza, bashobora gukora ubukwe kandi babukorera kuri kirazira. Ahangaha rero gufata irembo nanone twifashishije iriya nyandiko y'inteko y'ururimi n'umuco, ni uko ni umwanya ukomeye cyane aho umuryango w'umuhungu uganira n'umuryango w'umukobwa, kandi bakumvikana bagasuzuma muri rusange ko nta kirazira yaba mbese yatuma ubukwe butaba, cyangwa se abana babo badashyingiranwa, cyangwa se niba koko iyo miryango yiyemeje kuba yatangira kuba abana babo bajya muri gahunda y'ubukwe. Ahangaha rero ni ngombwa cyane ko uwo muhango witabwaho, cyane cyane ko ababyeyi bo mu miryango yombi, uyu muryango bemerewe kuba bakwihurira, atari ukuvuga ngo wenda batumye, barashoboka ko bo ubwabo bihurira. Aha ni naho abana babonera noneho uburenganzira bwo gutangira rwa rugendo rwo kubaka urugo, bakubaka urugo, bagatangira urwo rugendo bazi ko ari ibijyanye n'umuco, ibijyanye na za kirazira nta na kimwe kibazitiye. Urwo rugendo rushobora kuba urugendo rugana rwo gutangira muri gahunda zijyanye n'amategeko, muri gahunda zijyanye wenda no kwitegura kuzasezerana mu bijyanye
no mu mihango y'idini cyangwa y'amatorero. Ibyo byose bikaba ari uko imiryango yamaze kureba ko nta kirazira ihari muri ya gahunda, muri wa muhango ukomeye cyane wo gufata irembo. Hano rero biragaragara ko umuhango wo gufata irembo rwose ni ngombwa cyane kuba mbere y'uko hashobora kuba hasohoka nk'inyandiko z'ubutumire, kuko imiryango yaba igiye gutumira kandi bataziranye, baba bagiye kubwira abamenyi n'abandi bose kandi batazi niba koko ibyo bintu bagiye gukora byemewe cyangwa se nta nzitizi bifite. Nanone muri uku kurambagiza, muri icyo gihe n'ubu twavuga ko muri rusange umuhungu n'umukobwa baba batangiye kurambagizanya nyabyo, kubera ko nibo baba bemerewe kujya muri urwo rugendo, kujya muri iyo nzira. Ikindi nanone, mbere y'uko ariko tuvuga ku muhango wo gusaba ukurikira umuhango wo gufata irembo, have tuvuge ku kindi cyiciro cyajemo muri iri terambere, icyiciro cyane cyane kijyanye n'inyandiko z'ubutumire. Icyo tuvuga ku nyandiko z'ubutumire, cyane cyane turazivugaho imiterere yazo n'uburyo ziha ibyishimo cyangwa se uburenganzira ababyeyi bombi bakagombye kugira. Iyo urebye itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 15 rivuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ko rero umugabo n'umugore barangana imbere y'amategeko. Mu ngingo yaryo noneho ya 18 ijyanye no kurengera umuryango, riteganya ko ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano bingana mu kurera abana babo. Ntawe rero uba ufiteho wenda navuga ubuzare kurusha uwundi. Nuvuga ko ku bijyanye n'abana babo bose bagomba gufatwa kimwe. Mu itegeko nanone rigenga umuryango, rigenga abantu n'umuryango, ni itegeko nimero 32/2016 ryo kuwa 28/8/2016. Itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta nimero 37 yo kuwa 12/9/2016. Mu ngingo yaryo ya 203 riteganya ko ababyeyi bombi bafite inshingano zo kwita kimwe ku bana babo. Naho mu ngingo yaryo ya 206 rikavuga ko umugabo n'umugore bafite uburenganzira bungana. Iri tegeko kandi nanone mu ngingo yaryo ya 209 riteganya ko ubuyobozi bw'urugo busaranganywa hagati y'umugabo n'umugore. Nuvuga ko amategeko arimo aratugaragariza ko muri rusange umugabo n'umugore bagomba gufatwa kimwe, haba mu byishimo, mu bijyanye n'uburenganzira, mu bijyanye n'abana babo. Noneho niba rero amategeko agaragaza ko uruhare rw'umugabo rungana n'uruhare rw'umugore, ni ngombwa ko bagira uburenganzira ku byishimo by'urugo kimwe no ku byishimo biterwa n'imihango ijyanye no gusaba, gukwa no gushyingira, duhereye ku byishimo n'ishema bitangwa n'inyandiko n'impapuro z'ubutumire. Ahangaha birakwiye ko hajyaho amazina yombi y'ababyeyi, hajyaho amazina y'ababyeyi bombi, kuko nyine umuryango ntabwo ari umuryango wa kanaka gusa, ni umuryango wa kanaka na nyirakanaka.
bakaba havugwa ngo ku nyandiko z'ubutumire umuryango wa kanaka na nyirakanaka n'uwa kanaka na nyirakanaka yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo, aho gukomeza kuha biriya byishimo gusa cyangwa se buriya burenganzira abagabo tuvuga ngo umuryango wa kanaka n'uwa kanaka yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo. urumva ko umubyeyi w'umugore nawe iryo shema cyangwa ibyo byishimo nawe yakabibonye, kandi iyo bigenze gutyo, iyo batamushyizeho izina rye aba bivukijwe, niko navuga. hari kandi nanone aho usanga harabayeho ikibazo nk'umubyeyi w'umugabo akitaba Imana cyangwa akaba adashobora kuboneka, ugasanga harashakishwa uhagararira umuryango, kandi hakurikijwe ingingo ya 209 ya rya tegeko rigenga abantu n'umuryango, ubuyobozi busigarana uhari. usanga rero bidakwiye ko ubuyobozi bw'urugo buhita buhahanwa ku bandi bantu hashakishwa ngo ninde wahagarara umuryango kandi umugore arahari. dukurikije itegeko umugore niwe abahagarariye umuryango. abahagarariye umuryango ko muri iriya tegeko bavuga ko iyo umwe adashoboye kuboneka ubuyobozi buhita bufata undi. niba rero iyo wenda umugore adashoboye kuboneka buri gihe we ari ubw'umugabo, ariko umugabo atashobora kuboneka, umugore bagashakisha undi uhagarara umuryango we ntagire aho agaragara, ntabwo biba bikwiye rwose. nanone usanga rwose icyo gihe umubyeyi w'umugore aba avukijwe amahirwe yo guhagarara umuryango, kandi iyo urebye ntaho bibangamiye umuco, ahubwo biwuteza imbere, kandi urebye binubahirije n'amategeko uko amategeko abiteganya. ikindi, reka tugaruke kuri rwa ruhererekane rw'imihango ibanziriza ubukwe. mu ngingo y'itegeko rigenga abantu n'umuryango, mu ngingo yaryo y'167, iriya ngingo iteganya ko imihango ndangamuco nyarwanda igomba kubanziriza ubukwe nk'uko twigeze kubivuga. hakabaho gufata irembo, gusaba, gukwa, kuko bibumbatiye cyane indangagaciro zituma hamenyekana neza niba nta nzitizi zihari, niba nta kibazo cyatuma imiryango abana badashyingirwa. nanone zibumbatiye indangagaciro zo kwiyemeza kw'imiryango, ko gufashanya, ko gutera inkunga rwa rugo rw'abana bose bafatanyije, ndetse kandi nanone wa muhungu na mukobwa bikagaragara ko koko bashyigikiwe n'imiryango. umuhango rero wo gusaba ni umuhango ubumbatiye izo ndangagaciro zikomeye cyane mu buzima bw'imiryango n'urugo rushya rutegurwa. kandi nanone iyo turebye dukurikije izo ndangagaciro, birakwiriye ko rwose umuhango wo gusaba nk'uko itegeko nanone biteganya waba mbere y'uko gushyingirwa, haba gushyingirwa mu rwego rw'amategeko biba. hashingiwe rero ku biteganywa n'umuco nyarwanda ndetse no ku biteganywa n'amategeko, uyu muhango rwose ukwiriye kubanziriza, ndabitsindagira, ukwiriye kuba umuhango wo gusaba, ukwiriye kubanziriza gusezerana imbere y'amategeko. ibi ndabivuga ko muri iyi minsi usanga uyu muhango hari igihe bitagenda gutyo, ugakorwa nyuma. kandi uretse no kuba hatsikamiwe indangagaciro uwo muhango wagombaga kugeza ku bantu, haba habayeho no kunyuranya n'itegeko. none se ni gute habaho kujya gusaba umukobwa warangije guhabwa n'itegeko? icyo gihe nuvuga ko itegeko waba
ubaye uvuga ko ryoroshye ugereranyije n'uwo muhango ugiye gukora, kandi itegeko nyamara riza rivuga ko ibyakozwe riruta bya bindi byakozwe byo mu rwego rw'umuco. niyo mpamvu rero gusaba bigomba kuba mbere y'uko abantu basezerana imbere y'amategeko. Birakwiye ko n'imihango ikurikirana uko kugira ngo za ndangagaciro zayo zose zigende zirebwamo, hakabamo gufata irembo nk'ikimenyetso cyo gutangira kumenyana kw'imiryango, gutanga ubutumire nk'ikimenyetso cyo kugaragariza abandi abantu muri rusange gahunda imiryango yafashe, umuhango wo gusaba, umuhango wo gukwa, ndetse n'umuhango wo gutebutsa kugira ngo imihango y'ishyingirwa noneho ikabona yaba. Nyuma yo gusaba habaho gukwa. Gusaba no gukwa iyo urebye ni imihango ifite imiterere ishobora kubangikana ikabera rimwe, nk'uko bikunze gukorwa kenshi ubona ko ntacyo byishe. Icyo twavuga gusa twakivuga ku nkwano, kuko inkwano cyabaga ari ikimenyetso gifatiye ku butunzi cyangwa ku bikoresho bifitiye akamaro umuryango muri icyo gihe. Ubu inka ikomeza kugira urwo ruhare, ariko si yo yonyine, ndetse hamwe na hamwe hakoreshwa n'amafaranga. Indangagaciro rero y'uko ari ikimenyetso cy'ubumwe kiramba cyangwa kibyazwa umusaruro niyo ikwiriye kuba ipfundo ry'inkwano. Uyu munsi yaba y'amafaranga usanga icyo kimenyetso cyahise kibagirana. Birakwiye ko niba cyabaye nk'amafaranga, inkwano yabaye nk'amafaranga, habaho nk'ikindi kintu cyose cyakomeza kubigaragaza. Wenda ni inyandiko, ni wenda yo muri banki y'uko amafaranga yashyizwe kuri konti runaka, ni nka seritifika igaragaza ko amafaranga hakuwe amafaranga aya n'aya. Birakwiye ko nanone kandi inkwano yaba n'ikindi kintu cyose cyabyarira inyungu imiryango yombi ku buryo burambye. Ahangaha hakoreshejwe amafaranga, hakorwa urwo rwibutso, ariko nanone ishobora kuba n'ikindi kintu nk'ibikoresho biramba, ishobora kuba n'ikinyabiziga, ishobora kuba n'imigabane iri mu kigo cy'ubucuruzi, ishobora kuba n'imitungo runaka. Ibintu byose bishobora gutuma imiryango yatera imbere kandi igakomeza kunga bwa bumwe ifite aho ishingiye. Nyuma rero yo gukwa hakurikiraho umuhango wo gutebutsa. Gutebutsa wabaga ari umuhango ubumbatiye indangagaciro z'ubufatanye, aho imiryango yombi yajyaga inama ikumvikana ku migendekere myiza y'ubukwe bw'abana babo. Muri iki gihe usanga kenshi uwo muhango ukorerwa mu wundi akenshi bikaba by'umuhango mu gihe cyo gusaba, bati duhise dutebutsa. Muri ubwo gutebutsa rero hari indangagaciro ziba zitsikamiwe, kuko indangagaciro uwo muhango wo gutebutsa ari wo kumenyana, kumvikana ku miterere y'ubukwe, ku byo bazakora, ku byo bazafasha abana. Ibyo byose ni ibintu byakagombye kuba muri wa muhango wo gutebutsa. Kubera rero, ariko nanone usanga muri iki gihe hari byo usanga bijya gusa n'uwo muhango wo gutebutsa, ariko bigakorwa ku ruhande rw'umukobwa n'uruhande rw'umuhungu, aho bakora inama z'ubukwe. Izi nama z'ubukwe nibyo, kuko ku ruhande rw'umuhungu n'umukobwa ziba zibafashije kumenya ibizakenerwa, ko bizagenda, ndetse n'uko bashobora kwitwara. Ariko nyamara haba habuze inama z'umuryango zihuza imiryango yombi. Izi nama rero z'ubukwe zanakabaye hakabayeho n'inama zihuza
imiryango yombi, ni ukuvuga ngo umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa bagategura imigendekere myiza y'ubukwe, bakarushaho kumenyana, kugirana inama no kureba muri rusange, kuba ko baba baremeje kuza gushyingirana, baba baremeje gufatanya, ntabwo baba bagisigana. Mu gusoza rero twashimangira ko indangagaciro zimakazwa mu mihango itangira umuryango zari zifite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'imiryango yose, kandi indangagaciro n'ubu ziracyakenewe, n'ubu turacyazikeneye cyane kugira ngo imiryango yacu igende neza. Nubwo imiterere yazo nyine ijyanye n'icyo gihe, uyu munsi tugomba gutera intambwe yo kuvuga ngo imigendekere ziriya ndangagaciro zari ziriho kiriya gihe twazihuza gute n'igihe tugezemo, bitewe n'ibisabwa muri iki gihe bishobora kuba bitandukanye n'ibyasabwaga kera ndetse n'imiterere y'icyo gihe. Niyo mpamvu rero twasoza tuvuga muri rusange tuti hari ibyakwitabwaho cyane cyane nk'uruhererekane rw'imihango ibanziriza ubukwe rukwiriye kwitabwaho. Aha hakabaho gufata irembo, gusaba, gukwa no gutebutsa, bigakurikirana gutyo. Kandi ikigaragara, gufata irembo bikwiriye kwiharira ukwabyo, kuba ko bihuza ya miryango ibiri, umuhungu yabwiye umuryango we n'umukobwa yabwiye umuryango we, noneho ya miryango irahuye. Hakabaho noneho ubwo hagati aho harimo kurambagizanya, ariko noneho hakabaho gusaba. Nyuma yo gusaba hakabaho gukwa, ndetse hakabaho no gutebutsa. Iyo mihango ikwiriye kuba rwose mbere y'uko ishyingirwa imbere y'amategeko ribaho. Ikindi twavuga ni uko inyandiko zitumira imiryango, abavandimwe n'inshuti ndetse n'abamenyi mu kwitabira ubukwe zikwiriye gusohoka nyuma y'umuhango wo gufata irembo. Ni ukuvuga ngo ya miryango yaramaze gusuzuma ko nta kirazira, nta nzitizi zihari zatuma abana batabana. Kandi izi nyandiko z'ubutumire zikwiriye kuba zigaragaraho amazina y'ababyeyi bombi, amazina y'umubyeyi w'umugabo n'amazina y'umubyeyi w'umugore kuri buri ruhande. Ibi ngibi ni ngombwa rwose kugira ngo nubwo kubyitaho bisa naho bifashe umwanya cyangwa se bifashe igihe, ariko ni ngombwa rwose ko byakwitabwaho. Ikindi, gutebutsa byakorwa hategurwa inama zihuza abahagarariye imiryango izahana abageni, hagamijwe kumvikana ku myiteguro y'ubukwe. Twavuga ko nanone igihe umubyeyi w'umugabo yaba atakiriho cyangwa adashobora kuboneka, cyangwa se wenda babyumvikanyeho ukundi gutandukanye n'uko byari bisanzwe, umubyeyi w'umugore yahagararira rwose umuryango, kuko usanga ntawe ubangamiye umuco, ndetse ahubwo byubahirije amategeko. Dutegereje rero ibitekerezo byanyu, inyunganizi, ukunoza cyangwa se ugukosora aho bikenewe ku byavuzwe muri iki kiganiro, kugira ngo koko twubake umuco ujyanye n'igihe tugezemo, ariko nanone ukomeza kubumbatira indangagaciro ziwurimo. Murakoze, murakagira amahoro y'Imana.